wa Seketia, ndi umwana wa Bosco nk'uko yabivuze, nkaba mushiki wa Arno na barumuna banjye. Njyewe icyo nashakaga kuvuga ni uko ku isabato w'icyumweru cyashize apana iki tuvuyemo, narose ndi kurya inyama nyinshi ntazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga, ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki ntazi n'ubwoko bwazo? Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye, gusa nyine ntagomba kubwiye igendere. Ndasenga, aravuga ngo ati wowe usenge cyane. Ndasenga cyane, ndasenga. Ku cyumweru icyo gihe nabirose ku isabato, ku cyumweru turi muri sport de masse, bamuye na papa Arno, Ornella na Gisubizo. Ndabasuhuza, baravuga ngo ati nyine ngo tuzongere guhura, nyine ngo bazaza no kunsura kuri visite. Okay, ntaribi. Ubwo rero kwa gatanu hageze, tujya gutangira isabato nk'ibisanzwe. Ku isabato twumva impanuka irabaye, mbona nyine ambulance iramanutse cyane, mbona nyine ku bitaro kwa ko niga kuri ESA Gisenyi, mbona nyine ku bitaro hari abantu benshi cyane. Ndavuga ati habaye iki? Kubera ko rero njye niringira nkavuga ngo ati mu byihorere abo nyine bapfuye kandi bafite impamvu zabo. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo hari undi tugira icyo dupfana ku ishuri, abarambwiye ngo ati ngo abo muri famiye bapfuye. Ndonga ati se ngabaye ngo kwa papa. Ndoko mani wowe uri gutera jokes, nyine uri kunyinisha. Ariko ngati wowe genda ubyirebere. Nanga nyine kubyizera, ndagenda ndicara mfata ikayi ndi kwiga imibare kwa ko mbere twari dufite quiz, ariko ntibijyamo nkongira nkabitekereza biki n'ibiki. None wowe nyine ku cyumweru kwa ko twasoje tide saa 4 bambajije profe, ese profe wa marisachi ko ari ibintu ticaduhaye tugomba gusacira. Nyifungura YouTube mbona nibyo byonyine bihibereye. Ndababara, nanga kubyizera, ndamanura mbona nibyo byonyine bihibereye. Bangije nyine subira kuri hari ahantu kuri morgue, mbona nyine hari abantu nzi bamwe na bamwe bo muri Rugerero. Ngati nyine ubwo byabaye nyine ndarira nyine. Kuwa mbere nyine ndabyuka, ndasenga, ndavuga ngo ati se Mana ko icyo wabikora kubera iki ko nyine ndavuga ngo ati ubwo Imana yari yabindote, yari yabimanuriye. Njyewe nabaha icyizere ko baruhukiye mu mahoro kandi aho bari bishimye, kandi Marite yari umubyeyi mwiza, yadukundaga, cyo tutishoboraga yakidushobozaga, ndetse n'abana biwe bazaga kudusura mu rugo tugasabana. Cyo nababwira ni ugutera ikirenge nk'icya Marite, kugira ngo mu gihe cy'umuzuko nikigera twese tuzahure. Cyo nabasabira, kandi bashiki babo bihangane, ndetse na mama Arno ahari Imana iri kumwe nawe. Birakwiriye, tugomba gukomera. Twakagize ikibazo niba tuzahora muri aya marira, ariko ntabwo ariko bizahora. Nge inkuru nayimenye byatinze rwose, mu bintu byanshegesha umutima, n'icyo kintu cyarambabaje bikomeye. Iyi nkuru nayibariwe bwa mbere n'umwe muri baramu banjye nawe wabuzemo umwana, umwe muri mu bana bahitanywe ya mpanuka, kandi uwo muramu wanjye we atuye i Musanze. Ubwo nari ndi mu rugo ndi kwitegura gusubira ku rusengero kuko dufite gahunda yo kwitorero twagombaga gukora,
nagiye kubona mbona telefone ye irampamagaye, ndayitaba bisanzwe, ati se muri amahoro? Ndamubwira nti turi amahoro, uretse ko tumaze iminsi dufite ibibazo by'uburwayi, abana barwara, ariko muri rusange turi amahoro. Ati muri amahoro? Turi amahoro rwose ntiretse ubwo burwayi. Ati rero hari umuntu mpamagaye atambwira ko umukobwa wanjye yakoze accident. Ndamubwira ntariko abantu nabateka mutwe ntugomeze no kubataho umwanya, ntabwo ibintu nk'ibyo byaba, uri Musanze nge ndi hani Rubavu, iyo nkuru yimenye mbere yanjye. Numva arahigima, ariko ndanamubwira ntariko nditegura kujya ku rusengero, ahubwo fata uhamagare Musanzire wawe ariwe Twiringire Jean Martin, wivomere ku isoko. Uwo mwanya uko twaganiye nyuma yambwiye ko telefone yahise ayihamagara, telefone yumva ntabwo icamo. Cyokoze nyuma yaho aza kumbwira atariko mpamagaye ya telefone y'umukobwa wanjye nitabwa n'umuntu ijwi rimwe ryari ryampamagaraga rimbwira ko umukobwa yagize accident. Numva ikintu kinyuze mu mubiri, ndavuga nti yewe reka nanjye nifatira amakuru yanjye. Ako kanya umuntu natekereje guhamagara ni umwe mu inshuti ze zikomeye, umugabo witwa Festus, ari na hano. Muhamagaye nawe numvisha asa n'uri kurira ahubwo, arambwira ati yewe ahubwo tebuka, ati ngende kwinjira ku bitaro. Urumva nawe inkuru yari ntabwo yayimenye kuki. Ubwo ako kanya ndi mu cyumba, imyenda nayo nambaye nagiye gusenga, niyo nagomba gusubirana muri iyo gahunda, ariko narayishatse ndayibona kandi yari iri hafi aho narindi. Abambonye muri uwo mugoroba mwabonye ko nari nambaye rwose nk'umuntu wagira ngo ntinagiye no gusenga ahubwo. Umwenda nabonye hafi niho nahise nshiramo, mba ngiye mu modoka, ntabwo nzi imodoka, ni igitangaza cy'Imana nacyo. Adamu nawe hari umuntu yari yagiye gusura, mpita muhamagara ndamubwira nti tugushishishana mu muryango, umuryango urashize. Ndamubwira nti ariko ngewe ntubumfashe imodoka ngiye ku bitaro, nawe nubishobora uhansanga. Nigera ku bitaro, cya kiri nababwiye cyambabaje, narahageze ndabaza ngo munyereka aho iyi accident ibereye. Barambwira bati ntacyo urajya kuhareba, ahubwo tugende kuri morgue. Undi muntu twahuriye kuri urgence abarambwira ati ariko ahubwo kwirirwa uhita ujya kuri morgue, ahubwo reka tugende tujye kuri urgence kuko hari akana karimo kagihumeka. Ndagira ngo mbabwire ko ahari muranyihanganira, menya nafashe umwanya muremure. Ndagira ngo mbabwire ko iriya modoka yari twawe na muramu wanjye Turigire Jean Martin, yari irimo abantu 8. Bagiye ikamyo yigwira aho bari hariya nkuko bahavuze hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Harimo Twiringire Jean Martin, harimo abana be 3, harimo umukobwa wuriya muramu wanjye nababwiye wampamagaye, harimo akana k'agahungu kundi muramu wanjye Muhire Vedaste, abantu benshi baramuzi, we nta nubwo ari hano kubera ko kana bahise bakajyana CHK, ni nako ndaza kugarukaho. Harimo murumuna wa Twiringire Jean Martin ndetse n'umwana w'imfura. Abo bose maze kuvuga, uretse kariya kana ka Muhire Vedaste, nako nkigera kuri urgence umuntu yahise amfata ngira ngo Neria, amahitambwira ati tugenda ahubwo tujye kureba. Hagezeho nsanga bagacometse ibyuma bikongerera umwuka. Cyokoze bitamvuga ni mumfashe rwose dukora ibishoboka byose nibura bari ko turokora. Abaganga bagiye ndabashimira cyane, barambwira bati tuhubwo twamaze kubona tugiye kugatwara. Ubwo ako kanya mushiki wanjye Mama Bonheur nawe yahise ngeraho, yavuze ijambo rikomeye ryankoze ku mutima. Yaravuze ngo kumbi ngo ni Joshua, ngo nari umwana umwe nibura mu bana nibura akabari warokoye. Icyo kintu cyankoze ku mutima, ntago hagaze ko nagiyeho n'uti icyo gihe akimbwira, ariko nabonye urukundo yagaragaje
nawe unari nzi ko ari umwana umwe. Ako kanya bari kuvuga ko ambulance imaze kuboneka, ubwo twarimo twirukanka dushakisha uburyo kugira ngo ahite agenda, mpamagara i Kigali kuri CHK abantu b'inshuti ngo bahite bamwakira bidatinze. Naje kubona mbona Festus angezeho ngo ariko ngo turi kubura umwana umwe. Ndavuga nti si yabaye yarabuze, wenda hari undi muryango yagiyemo, kuko bari abana bari babiri babanza bari mu kigero cy'abana banjye, hari ukuntu nabo bajyaga bagira gucya bakava ku rusengero bakazi wanjye. Ndavuga nti wanjye ho ntabariyo kuko ntawe nabonyeyo, ariko wenda ubwo abuze ahari n'umwana umwe uriya w'umukobwa kurikira Arno. Barambwira bati turamubuze. Ndavuga nti buriya yabaye yagumaga kubura nibura tukumva hari umuryango utubwiye ko wenda yawugiyemo, ariko kubwo ubushake bw'Imana niko nabivuga, ahubwo bari barebye imibiri ntago bari bayirebye neza, uwo mwana nawe yararimo. Baza kumbwira ko nawe bamubonye, numva gahinda. Ubwo rero bavandimwe navuga byinshi, ariko twagushishano mvuze kuri muramu wanjye Turingire Jean Martin, nababwira ko Turingire Jean Martin uko nari muzi nabikubira mu nyuguti zigera muri ebyiri za U cyangwa U. Navuga ikintu cyitwa ubutwari, murumuna we Bosco yakivuzeho ntago ndagitindaho. Navuga ikintu cyitwa ubunyangamugayo, ngira ngo abamuzi murahamanya nanjye. Uriya n'umugabo washoboraga no kuba wahereza amafaranga ukamubwira utaye amafaranga agenda uyanjyanire cyangwa uyambikire, akagenda akayabika kugarura nkuko wayamuhaye. Cyabuze mu bantu benshi muri no minsi, yari inyangamugayo. Indi nyuguti ni hagarariye ubwitange. Uriya mugabo nahoze mvugana na Muzehamira ari kumbwira ati tubuze inkingi ya mwamba mu muryango. Ndamubwira nti ngewe nashegeshwe, ndikumubwira nti twewe n'umuryango wacu twagize ingorane, bakuru banjye bose bagera muri batatu ntago bakiriho, nsigara nsa naho ari njye uhagaze mu muryango, nari nge mutoya. Buriya najyaga ngira umushinga mu rugo cyangwa se ikibazo nkahamagara Turingire Jean Martin tukicarana tukagira ibyo tunoza tukabishyira ku murongo. Turingire Jean Martin yari umugabo witangira abantu bose, no mu itorero n'ahantu hose abantu benshi barabihamya. Ngira ngo rero navuga byinshi cyane, ariko reka ngaruke kuri mushiki wanjye, nanjye nkoresha uyu mwanya kugira ngo muhumurize. Abuze umukunzi we, abuze abana be, ariko umugabo we yaramubaniye neza, afite inshuti zitandukanye, ariko inshuti namubwira akwiye kunambaho kurusha izindi zose ni Yesu. Niyo nshuti iruta izindi zose. Reka mubwire ko nk'abavukanye be, abavandimwe, baba mu muryango yashatsemo, baba mu muryango tuvukana nawe, tuzamuba hafi. Yo nakomeje kugenda bimubwira, mubwira ngo niba nageraga hano iwawe inshuro wenda imwe mu cyumweru, ndazongera zibe nyinshi.